akonje yewe mbwira data we ubundi impamvu zishobora gutera umuntu kwiyahura ni nyinshi pe cyane rwose ubundi ubushakashatsi bwerekana ko impamvu ari nyinshi ariko imwe muri zo ari nk'indwara yo mu mutwe yo kugira umuhangayiko n'agahinda gakabije cyane pe Minisiteri y'Ubuzima yerekana yuko mu bushakashatsi bwayo bwakoze 2018 bagaragaje ko umuntu umwe mu bantu 10 bari hagati y'imyaka 14 na 60 n'itanu bafite icyo kibazo cy'indwara yo mu mutwe n'agahinda gakabije cyane. Noneho iyo mibare yose uko tubivuze ikikuba inshuro 3 ku banyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ugereranyije n'abandi. Yego pe rero iyo ni indwara y'agahinda gakabije ishobora gutuma umuntu yajya naho ashobora kugira gute kwiyambura ubuzima akiyahura. Ni ikibazo pe ikindi kandi buriya kubura bawe ni ikintu gikomeye cyane ugasanga ufite abana uri umubyeyi yibirirwa baseka shaka ababyeyi bawe ukabura babuze ugasanga umubyeyi w'abana nawe bamusakira akishima nawe akababura bikaba byazatuma agahinda kaba kenshi akiviramo kwiyahura bikana ikibazo gikomeye cyane pe rero nugira agahinda nk'ako kujya uganiriza abantu wegera abantu baganirize bose uvuge bigusohokemo bizagufasha ikindi kintu amakimbirane yo muri famiye zacu mu miryango yacu duturukamo yo makimbirane ugasanga uri mu busabane bararwana umudamu ararura ibyo kuya n'umwuka agahita akubita umugabo mu mutwe akavuga ati ngere rwose ntuzamenyera umugabo atera umugore agakubita hasi ibyo byose umwana yabibona akavuga ati sinongera no gutaha mu rugo rimwe na rimwe agatangira kujya ataha mu bashuti be rimwe na rimwe ugasanga baramudaye mu ngeso mbi utanazi ngo bivuze zimuganisha ahantu habi kandi uwo mwana ageze muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu usanga umwana gatoya n'umukubaganya ngo ajya muri izo ngeso mbi ariko kubyakira bikamunanira kuri gavuga ati ariko se niba papa na mama batankunda batanganiriza ubuzima bwo bumara iki agafata n'umwanzuro mubi wakaba yakwiyahura cyane ikibazo pe baba we kwiheba ubundi umuntu ageze mu kwiheba ubundi se igira ibibazo byinshi cyane hari byiza ni bibi ariko iyo ibyaha bibi ukanirwa kubyakira bibi kibazo ukiheba ukagira impungenge zikomeye ukumva kuba kuri isi ntacyo bikumariye icyo gihe ushobora gushiduka byarabaye byinshi rwose ukaviramo kwiyahura ni ikibazo gikomeye cyane akusha ni covid si shyashya pe covid yatumye rimwe rimwe abantu babura icyizere cyo gukora nakumva ukavuga ati n'ubundi imyanzuro bazanye bayivugurure n'akazi mbe nakabura n'ugafite akavuga ati sinzi nimba nzakabona sinzi nimba nzanakagupa hari bakabuze burundu bagabanyije abakozi cyane dati biteze narwo urubyiruko rwabonaga imyidagaduro ihagije ukayibura ati mu miziki mu bitaramo bikabura ugasaba biteye ikibazo cyo ko umuntu yagira ibibazo byo mu mutwe yego pe ariko ntitukwiye kubirebera ntitubirebere pe dushishikarizanye ubwacu gukunda ubuzima ntitubicecekere tugira ipfunwe cyane n'ubona umuntu agaragaje ibimenyetso kwiheba muganirize nubona ari kwigunga byinshi ibiyobyabwenge muganirize umufashe kugira ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro bimwegereye kugira bamufashe ibinanga byose uhamagare nimero ishyurwa 114 bazamufasha kandi bigende neza cyane byiza rwose bitari ibyo rwose bigomba guhinduka rwose